Ibi rero ubu bugome bwose uyu mugore arabukora imbere y'abana be, afata wa mwana mukata izosi amuvoma amaraso ayashyira muri gorude ndetse arayuzuza, arangije yegera ubugabo bw'uno mwana arabukata. Sinzi niba ibintu ntaho bihuriye n'urupfu twabonye rw'uriya mukobwa witwa Umuraza nawe waje kwicwa agakatwa umutwe bakamukata amabere ndetse bakamukata n'igitsina. Sinzi niba ibi bintu ntaho bihuriye. Niwitegereza ino video uburyo uno mugore yasohotse mu modoka arimo yerekeza mu rukiko, ndagira ngo ubanze nawe urebe neza ushishoze, urabona yuko uyu muntu kwica atarimo kubyiga, atari ubwa mbere abikoze. Ndetse n'abavoka mu by'ukuri muburanira abantu, mujye muburanira abantu ariko mwibuka ko namwe muri ababyeyi. Reka mbabwire inkuru imwe mu by'ukuri yigeze iba ahantu rwose, hano mbabwire hano mu karere ka Ruhango. Umubyeyi yari umwavoka aburanira abantu, noneho haza kwaduka umurozi muri ako gace. Nibwo rero uyu murozi yaje kugambana n'umukozi wo mu rugo, baragambana kugira ngo ajye kwica sebuja na nyirabuja, urugo rwose ngo agende aruroge, narangiza ngo hanyuma arimo amubwire uwo mukozi yuko aramuhemba ibihumbi 300. Uyu mukozi buno burozi yarabujyanye, ndetse no ku mafaranga uno murozi yari yamwemereye amuha ibihumbi 100. Uyu mukozi wo mu rugo aragenda ibihumbi 100 abikenyereyeho ndetse na bwa burozi abwambariyeho. Ibi byose yaragiye feri ya mbere, aragenda mu rugo aratuza akora ibyo akora. Mu masaha yo gutaha sebuja na nyirabuja batashye, arabagabura neza, yari yatetse ibiryo bararya. Bamaze kurya, reka nongere mbasuze inshuti bakunze mudukurikira ku Ivuko TV aho muherereye hose, yaba bari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda. Amara hose muri rusange ndabasuza kandi nkomeza kwifuriza ingwa amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ya rero ngira ngo muribuka yuko uyu munsi turi tariki 4 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka 2025. Uyu munsi rero akaba ari bwo habaye urubanza rw'uno mwicanyi waje kwica uno mwana mutoya. Mu by'ukuri uno mwana akamufata akamwica urupfu rubi, urupfu rubabaje, akamwica mu buryo bw'ubugome, mu by'ukuri ubugome bugaragarira buri muntu wese. Rero muribuka yuko uyu munsi ari bwo yitabye urukiko rw'ibanze rwa Nyamata, aho yaragiye kuburanishwa kugira ngo wagomeze mu by'ukuri aryozwe bino byaha yaje gukorera uno mwana. Ariko ngira ngo nk'uko muri kubibona kuri ino video ndi kugenda mbereka, murabona yuko uno munyacyaha cyangwa se uno ushinjwa kwica uno mwana, murabona yuko bisa nk'afite izindi mbaraga yishingikirije. Murabona yuko ubwe bwonyine n'indoro ye iragaragaza yuko ashobora kuba afite ibindi bintu ahishe bitandukanye n'ibyo twebwe twigeze kumenya. Ngira ngo muramubona uyu munsi mu masaha ya saa 4 gutyo, hagati ya saa 4 na saa 3 nibwo imodoka yari muzanye ku rukiko mu by'ukuri kugira ngo aze kuburanishwa. Ariko nyine nk'uko muri kwibona, we bisa nkaho nta kintu na kimwe ari gutinya, bisa nkaho nta kintu na kimwe ari guhomba, nkaho nyine ibintu yakoze atateze kubyicuza habe namba. Ngira ngo muribuka ubwo Kazungu nawe yari arimo kuburana ashinjwa kwica abantu bagira kuri 13, ndetse ngo harimo n'umwe ngo yaje kubaga ngo arangije aramuteka. Nawe muramwibuka ko mu rubanza rwe mu kuburana kwe nta na rimwe yigeze agaragaza igihunga cyangwa ubwoba habe namba, kubera yuko bano bantu ibintu barimo gukora ni ubugome bw'indengakamere, hahandi umuntu yica umuntu ahubwo agasigara ashaka n'undi nawe ngo amurenzeho, nkaho yagasabiye imbabazi na wundi amaze kwambura ubuzima. Ahubwo ugasanga aba bantu nyine bafite umutima wa kinyamaswa, ku buryo nta mwanya na muto bafite wo kugira ngo bicuze ibintu bakoze. Ndagira ngo wenda mbere yuko mbabwira ibi byabereye ku rukiko, wenda mbanze nibutseho nk'abantu wenda tutabanye mu biganiro bishize kugira ngo bamenye ukuntu uno mugore mu by'ukuri yaje kwica uno mwana. Ubusanzwe mama w'uno mwana ndetse n'uno wamwishe bombi bari abaturanyi, bari abantu n'ubundi basanzwe basangira akabisi n'agahiye, kwa kundi uzagira mu rugo bahishije bakaguha, ndetse nawe bazi wawe ukabaha. Nk'uko n'abana muri rusange ujya usanga umwana ajya ku baturanyi agakinirayo, ndetse byaba ngombwa wenda abana bagiye nko kuryama wenda nko mu masaa 6, wa wundi ntibamwirukana ahubwo akaryamana na ba bana bandi. Rero izi ngo zombi niko zari zibanye, ndetse uno mu mama uno wapfushije umwana, uno mama wa nyakwigendera, we akaba yari asanzwe acuruza ibikoresho bitandukanye mu isoko, ariko noneho we akaba nanone atabana n'umugabo. Ariyo mpamvu nyine nk'uko yagiraga amahirwe nk'umuturanyi akaba amufashije umwana, byabaga ari ibintu byiza. Kandi nyine murabizi yuko muri sosiyete nyarwanda gufashanya ni ibintu byahozeho ndetse na n'ubu, ariko bitewe n'uko abantu bari kugenda bazamura umutima w'ubunyamaswa, ntabwo kongera
kwizera umuntu runaka ntabwo bizashoboka, nta nubwo umubyeyi azongera kwizera undi ngo abe yamuhereza umwana we. Ngira ngo mujya mubibona ko bitewe nanone n'ubugome bwakomeje kugwira, aho ushobora guhereza umwana wawe w'uruhinja ugasanga nk'umuntu amukanze imbavu aramwangije, cyangwa se wenda agize ibindi bintu nabyo amuha bishobora kumwica, bishobora kumugirira nabi. Niyo mpamvu usanga muri iki gihe ibijyanye n'ubwizerane hagati y'abantu bugenda bugabanuka bitewe n'uko abantu barushaho kugenda baba abagome uko bwije ndetse n'uko bukeye. Ngarutse ku rupfu rw'uno mwana uburyo yapfuye, uno mwana yaje gukina n'abandi bana mu rugo rw'uno mwicanyi, hanyuma rero barakina nyine, urumva hari abana babiri batoya bari mu rungano rumwe, urumva nawe yari ahageze ari uwa gatatu, abana batangira gukina. Noneho mama w'uno mwana nyakwigendera mu kuza gutaha yahitiye kuri runo rugo mu by'ukuri ngo afate umwana we batahe bajye mu rugo, ariko uno mwicanyi bitewe n'uko hari igikorwa yari yateguye ari buze gukora, yabujije uno mubyeyi gucyura umwana we, aramubwira ati mureke abakina n'abana banjye, ndibuze kumuzana, ndibuze kumucyura mu kanya mugeze mu rugo hanyuma aruhuke. Rero nibwo aba bana bakomeje gukina bombi uko ari batatu. Hanyuma rero none umubyeyi yaragize amahirwe abonye umuntu babimufashije umwana kugira ngo aye kuza kumutesha umutwe cyangwa se ye kuza kuba mukubaganira mu byo agiye kuba ari gukora. Hanyuma nawe arataha atangira kwitegura guteka kuko ari ku mugoroba. Hanyuma rero nk'uru rugo uno mwana yaguyemo, mu rugo rw'uno mwicanyi, nawe nyine abana bakomeza gukina. Ariko noneho bigeze mu masaha yarimo asatira nyine akajoro gutyo butangiye guhumana, niho noneho uno mubyeyi yaje kujyana aba bana be mu nzu, arangije abwira abana be babiri bombi ngo bamanike amaboko. Noneho afata wa mwana w'umuturanyi atangira kumwica, arabanza amutera icyuma hano mu musaya, ubwonko buratakara. Murumva ko umwana aho ngaho yese atubwenge. Nyuma y'ibyo arongera amujomba ikindi cyuma mu mbavu, arongera amujomba ikindi cyuma mu mutima, noneho ahita akora ibintu bibi twavuga yuko mu by'ukuri biteye isoni, biteye agahinda. Ahita amukata izosi, arangije amuvoma amaraso yuzuza gurude. Ibi byose abikora abana be bareba, abikora abana be bombi bareba, abana bari mu myaka 5, mu myaka 6 gutyo kugeza kuri nagataho. Yica umuntu, yica umwana mugenzi wabo bakinaga bareba. Bano bana rero mu by'ukuri nabo urumva yuko nubwo wenda ari abana ariko ntago bayobewe kumenya umuntu uri kubangamira undi, kumenya umuntu uri gukora igikorwa cy'ubunyamaswa, igikorwa kitakorwa na buri muntu ari we wese. Batangiye kurira, batangira gusakuza. Ariko noneho uyu nyina akomeza kubabwira yuko nihagira umuntu uvuga, nihagira umuntu usakuza, nawe ari buhitamo kurera nk'ibyo akoreye uno mwana wundi. Kuko urumva niba bano bana bari bamaze kwibonera ibintu nyina akoze, uburyo aciye uno mwana izosi, uburyo amuteye ibyuma mu nda, mu mutima he hose, n'uburyo amuvomye amaraso akuzuza gurude. Bano bana bagize ubwoba, nabo imitima irahahamuka, ibyo gusakuza barabireka, ibyo kurira barabireka. Ahubwo warababwira ngo basakuze, bavuze induru nyine kumwe abana basakuza, kugira ngo urusaku rw'aba bana nibaza gusakuza ruze kurusha ingufu iza wa mwana ari kwica, bityo nyine ye kuza kumenya icyabaye. Kuko ngira ngo iyo ataze gukoresha ino trike ngo abwire abana be basakuze, ntago n'ubundi nyina w'uno mwana nyakwigendera yari bubyumve, kuko ingo zari zituranye, ari bwumve umwana we ari kurira. Ariko nyine yarabwiye abana be ngo basakuze kugira ngo nyine wa muturanyi uri mu rugo rwo hirya niyumva urusaku rw'umwana we, yumve n'abandi bana nyine agire ngo abana bari gukina bagasakuza mu buryo busanzwe. Ibi rero ubu bugome bwose uyu mugore arabukora imbere y'abana be. Afata wa mwana mukata izosi, amuvoma amaraso, ayashyira muri gorude ndetse arayuzuza. Arangije yegera ubugabo bw'uno mwana arabukata. Mwumve iki kintu mu by'ukuri. Hari ibintu mu by'ukuri umuntu ajya atekereza, ibintu ajya yumva mu by'ukuri akumva birenze ubwenge bwe. Sinzi impamvu muri ino minsi ubwicanyi buri kuza bwose muri ino minsi uri gusanga bibanda gukata imwe mu myanya y'ibanga yabo bishe. Sinzi niba ibintu ntaho bihuriye n'urupfu twabonye rw'uriya mukobwa witwa Umuraza, nawe waje kwicwa agakatwa umutwe, bakamukata amabere ndetse bakamukata n'igitsina. Sinzi niba ibi bintu ntaho bihuriye n'uno mwana waje kwicwa nawe agakatwa umutwe, amaraso bakayashyira muri gurude, barangiza bakamutera ibyuma mu mutima, mu nda ndetse no mu mbavu, nawe bakamukata ubugabo. Izi mfu zombi nge ndabona ahubwo bishoboka yuko uyu mugore yaba abyihishe inyuma, cyangwa se waza kureba ukaza gusanga
niba wenda atari nawe wabikoze, ariko wenda babikoze yarabatumye. Kuko mwibuke yuko ubu bwicanyi bwombi bubereye mu ntara y'Uburasirazuba, kuko hamwe ni muri Nyamata, ahandi naho ni mu Bugesera, kuko murumva twose ni uturere tureherereye mu ntara y'Uburengerazuba. Ibi bintu niyo mpamvu nasaba inzego zishinzwe umutekano ndetse n'iperereza mu buryo bwimbitse ko bareba neza nibo uno mugore wishe uno mwana mukase igitsina ndetse akamukata n'umutwe akamuvoma amaraso akashyira muri gorude, nibo nta sano afitanye n'uriya wafashe uriya mukobwa umuraza akamwica, akamukata umutwe, akamukata igitsina n'amabere akabishyira mu gishyitsi. Aba bantu bombi bose uburyo bishe aba bantu ntago ari ubugome busanzwe, ahubwo bisa nk'aho bafite izindi mbaraga zibakoresha zibategeka gukora ibidakorwa. Kuko kwica umuntu uba wabirangije, uko kumushinyagurira kundi ntacyo biba biri buhindure, n'ubundi umuntu aba yapfuye. Ahubwo ni kwa gufata umuntu ukamwica, warangiza ukamushyira hasi ukamunyukanyuka ukamushinyagurira. Uku ni ukwica abantu agashinyaguro, ndetse uru ni urupfu rutababaza wa wundi wishwe gusa, ndetse rutababaza n'ababyeyi be gusa, ahubwo ni urupfu rubabaza abantu bose muri rusange. Buri muntu wese ubonye iyo nkuru yipfuka mu maso. Hari abantu nge twagiye tuganira kuri zino nkuru zombi, yaba ino nkuru y'uno mukobwa umuraza ndetse yaba n'ino nkuru y'uno mwana nawe uno mwana mu by'ukuri nawe waje kwicwa ndetse akajugunywa muri toilette. Mu by'ukuri nawe bajya kumujugunya muri toilette, iyo migenzo yose y'ibyo bashakaga kugeraho, amaraso bari bayabonye, ubugabo bw'uwo mwana bashakaga bari babukase babujyanye, buri kimwe cyose bari bakeneye kugeraho bari bakibonye. Kandi nanone wibuke ko bano bantu muri ubu bwicanyi bwose bari gukora bisa nkaho nta kintu na kimwe bikanga, bisa nkaho nta kintu na kimwe baba bahishira. Ngira ngo ku bantu turi kurebana ino video mugeze kuri uno munota, ni witegereza ino video uburyo uno mugore yasohotse mu modoka arimo yerekeza mu rukiko, ndagira ngo ubanze nawe urebe neza ushishoze. Urabona yuko uyu muntu kwica atari mu kubyiga, atari ubwa mbere abikoze, ahubwo bisa nkaho bisanzwe ari akazi ke. Kuko ibi bintu by'ubwicanyi umuntu bibayeho bwa mbere, ubwe niyo abitekereje uburyo cyafasha umuntu yarangiza akamwica akamuvana mu buzima, niyo abitekereje ubwo arahungabana. Ntago ari ibintu apfa gutekereza ngo agenda aseka. Ngira ngo muri kubona uburyo ki arasohoka mu modoka arimo agenda yicira abantu akajisho, arimo areba abantu abamwenyurira nkaho nta cyabaye. Bisa nkaho yizeye yuko n'ubundi agiye kuburana agasohoka, kabona yuko n'ubundi yakomeje kugenda avuga yuko ngo afite musaza we ukora muri RIB. Wenda uko biri kose we ashobora kuba ari musaza we, ariko simpamya yuko uyu musaza we nubwo yaba amushyigikiye, simpamya ko hari ahantu yaca kugira ngo abe yasimbuka amategeko ajye gufunguza amushikiwe. Ariko ikintu nshaka kubereka, ikintu nshaka kubasobanurira, nuko ibi bintu bijyanye nuko umuntu akora ubugome nk'ubu ngubu agafungwa, ibindi kubona mu by'ukuri ari ibintu bimaze kurenga ubwenge bw'abantu, aho umuntu asigaye atekereza ati ngiye nagenda nkakora kiriya kintu, nagenda nkakora ubunyamaswa nka buriya, narangiza n'ubundi nkagenda nkaburana cyangwa nkashaka n'umwavoka bakangabanyiriza imyaka, cyangwa se bakaba banandekura nkaba natsinda. Ariko ngira ngo ntago umuntu utsinda yakaba yari nk'uyu nguyu. Uyu muntu icyambere cyo nta kintu na kimwe umutima umushinja. Kandi ikindi ngira ngo murabizi, ku bantu bagiye baganira n'abantu bagiye bafungwa, baba barengana cyangwa se baba barazira gukuri. Umuntu uri kurengana aba abizi neza yuko ari kurengana, ariko aba afite ubwoba, kuko aba ari mu gutekereza akavuga ati icyatumye ndengana ni nacyo cyatuma mfungwa, cyatuma mera muri gereza nkapfiramo. Ariko umuntu wakoze icyaha we aba avuga ati n'ubundi nk'uko icyaha nagikoze ni nako n'ubundi bishobora kugenda neza nkasohoka hano hantu. Kuko buriya tujye tubwizanya ukuri, abantu bari muri gereza bose ntago ariko bakoze ibyaha, kimwe nuko abari hanze bose nabo atari ko bakoze ibyaha, ahubwo ari ukuntu nyine Imana nawe igira ibintu yirengagiza, twebwe abantu tugakomeza tugata umutwe, tukibaza ngo ibi biri gukorwa nande, tukibaza nyine bikatuyobera. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko Imana yo iba yabyihoreye, ariko ukuri ibikuzi kandi hari igihe kizagera mu by'ukuri byose bikajya ku mugaragaro.
Ngarutse rero kuri ubu bwicanyi mu by'ukuri buri gukomeza bukorwa muri ino ntara y'uburasirazuba, yego bino bya Rwamagana ndetse n'ibi bya Bugesera. Ndetse muribuka no mu myaka yashize uwo bita Kazungu Denis nawe wajyaga yica abantu yishimisha, ugasanga umuntu afashe mugenzi we aramwishe nta kintu na kimwe agamije. Gusa wenda amakuru dufite nuko Kazungu mu bantu yicaga yabaga yamaze kubambura amafaranga, yarangiza akabica kugira ngo asibanganye ibimenyetso. Ariko biriya bintu bibaye ari ubwicanyi busanzwe, abaye ari umuntu ufite ubumuntu, ntabwo kiri ari ikintu wakora bwa mbere ngo ugikore bwa kabiri, ugikore bwa gatatu, nurangiza ugere ku bantu 13 bose ubambura ubuzima. Ariyo mpamvu nakomeza no kuvuga ko n'abantu bishe uriya mukobwa umuraza bariya ntago ari abantu bari babikuze bwa mbere, ndetse nta nubwo nahamye yuko bari abantu bahagaze kubikora, ahubwo ndavuga ndumva yuko aribwo noneho barimo gukora ibirenzo, ndetse bakabikura nta itangazamakuru ritabasha kugera kugira ngo bya bintu mu by'ukuri tube twabibona. Kandi nanone ikindi ngarutseho kuri uno umwicanyi nawe witabye urukiko kuri uno munsi, witabye urukiko rw'ibanze rwa Nyamata. Ngira ngo abantu muri kumwirebera murabona yuko uyu muntu nawe ntago ari ubwa mbere yishe umuntu, ndetse nta nubwo ari ubwa nyuma, kuko umuntu ukoze ikintu bwa mbere cyangwa se ugikoze bwa nyuma aba afite kwicuza mu maso ye, ubona mureba ukabona yuko wa muntu koko ateye impuhwe, ubona yuko ateye imbabazi, ku buryo aramutse asubiye muri sosiyete mu by'ukuri yakwisubiraho akitwara neza. Ariko umuntu ufite umutima unangiye nk'uyu nguyu, umuntu ureba gutya, umuntu utagira ikintu na kimwe atinya, umuntu uri kugenda aseka nkaho nta cyabaye, mu by'ukuri ni umuntu twagakwiye gutinya. Ndetse uyu nguyu noneho aramutse aburanye agatsinda akagaruka muri sosiyete, noneho nta n'umubyeyi wakongera gutura muri kano gace. Ni kwa kundi ababyeyi bose bahita bimuka. Buri muntu wese ufite umwana mutoya cyangwa se buri muntu wese ufite umwana ashobora gusiga inyuma umwana udashobora kwirwanirira, ndakeka ko yahita yimuka muri kano gace agashaka kandi anajya gutura, kuko uno mubyeyi ni inyamaswa. Iyi ni inyamaswa mbi kandi afite uburyo bushoboka bwo kujijisha abantu ntihagire umenya icyabaye, kuko buriya no kugira ngo ajye gufata uriya mwana amute muri wese, iyo ataza buriya yumvaga yuko ari bwo buryo nyine buri buze koroha, yumvaga ko ari bwo buryo ari buze kuzibanganya ibimenyetso. Ariyo mpamvu navuga ngo buri muntu wese waba warabuze umwana, buri muntu wese waba waragize ibyago akayoberwa umuntu wamuhemukiye muri ubu buryo, yagakwiye kuzana nawe agatera amatakwa no ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata, ubundi uno mugore agakurikiranwa ibyaha byose bigenda bikorwa, ibyaha nk'ibi ngibi bifite ubugome buhagije, ubugome nk'ubu ngubu bukabije. Ngira ngo no mu buryo abantu basanzwe cyangwa se mu buryo ubugenzacyaha nabwo busanzwe abukoramo iperereza, nzi ko hari uburyo nabwo bujya gushishoza bukareba impfu ziri kuba zitandukanye, bwarangiza bukareba tesi aba bantu bari gupfa bari kwicwa mu buhe buryo. Ngira ngo no mu nzego z'ubuganga nabyo murabizi yuko ari ukuntu icyorezo runaka kijya kiza, barangiza bakareba ati wenda nibo mu murenge runaka hapfuyemo abantu 100, aba bantu bapfuye gute? None waza gusanga aba bantu bose bapfuye mu by'ukuri wenda bava amaraso mu maso cyangwa se mu matwi, ibyo ari byo byose ugatekereza ukavuga uti ni icyorezo cyaba cyageze muri uno murenge. Aho ngaho rero bagahita bavuga yuko wa murenge ushobora guhabwa akato, ugahita ujya muri lockdown kugira ngo cya cyorezo kitazambuka kikagira no mu yindi mirenge. Ariyo mpamvu rero navuga ngo no ku ruhande rw'abantu bishe uriya mukobwa umuraza n'abantu bishe uno mwana nawe mu by'ukuri waje gupfa bakamuta muri wese, navuga yuko aba bantu ari abantu bamwe, ari itsinda cyangwa se ari groupe nayo ishinzwe gukora buno bunyamaswa. Kimwe nuko wasanga baba bafite izindi mbaraga barimo bajyana ikuzimu, wenda akaba ari ibitambo babatumye, akaba ari nayo mpamvu bashobora kubategeka ngo umuntu mwishe mu mwice muri ubu buryo, mu mukate zino ngingo, kuko nyine niho dukeneye kubona ububabare bw'abantu, niho dukeneye kubona uburyo abantu bababara, uburyo abantu bapfa bababaye, ndetse n'abasigaye nabo bajye bibuka rwa rupfu rwa wa muntu bagatangira kugira ubwoba bagahungabana. Ibintu ni ubunyamaswa, ibi ni ibintu mu by'ukuri biteye agahinda. Nshuti bakunze mudukurikirane, niyo mpamvu nkomeza mbabwira ngo mujye mureka dusenge, ariko nanone tumenya gukumira icyaha kitaraba. Igihe twabonye umugome nk'uyu nguyu, igihe twabonye umuntu nk'uyu nguyu ufite ubugome bugeze aha hantu, mu by'ukuri twagakwiye kujya dutanga amakuru, ndetse n'abavoka mu by'ukuri muburanira abantu, mujye muburanira abantu ariko mwibuka ko namwe muri ababyeyi. Reka mbabwire inkuru imwe mu by'ukuri
yigeze iba ahantu rwose hano mbabwire hano mu karere ka Ruhango. Iyi ni inkuru mpagazeho n'uwaza wese yaza nkamujyana ahantu. Umubyeyi yari umwavoka aburanira abantu, noneho haza kwaduka umurozi muri ako gace, atangira aroga abantu ntibamenye ikintu cyishe abo bantu. Nibwo rero uyu murozi yaje kugambana n'umukozi wo mu rugo, baragambana kugira ngo ajye kwica sebuja na nyirabuja, urugo rwose ngo agende aruroge, narangiza ngo hanyuma arimo amubwire uwo mukozi yuko aramuhemba ibihumbi 300. Uyu mukozi buno burozi yarabujyanye, ndetse no ku mafaranga uno murozi yari yamwemereye amuhaho ibihumbi 100. Uyu mukozi wo mu rugo aragenda ibihumbi 100 abikenyereyeho, ndetse na bwa burozi abwambariyeho. Ibi byose yaragiye feri ya mbere, aragenda mu rugo aratuza, akora ibyo akora. Mu masaha yo gutaha sebuja na nyirabuja batashye, arangije baricara ku meza, umukozi arabagaburira neza, yari yatetse ibiryo bararya. Bamaze kurya, mu masaha yo kujya kuryama arabwira ati mwicare mbanze mbabwire. Arabicaza sebuja na nyirabuja ndetse n'abana. Mu by'ukuri bumva kuba uwo mukozi abicaje, bumva ni ibintu bitangaje. Icya mbere, umukozi bamuhembaga neza. Icya kabiri, umukozi nta kibazo na kimwe yari afite, yarabayeho neza muri urwo rugo, kandi noneho hari na nijoro. Bumvaga baritangira kwibaza ati ese agiye kudusezera yitahire. Mu by'ukuri nabo baguye mu kantu, ariko nyine kuko yagumeje kubabwira ati mwicare mbaganirize mbabwire ikintu kindi ku mutima, baricaye arabaganiza. Uyu mukozi wo mu rugo amaze kubicaza, ahita agenda ajya mu cyumba, azana ya mafaranga yahawe na wa murozi ndetse na bwa burozi, arabuzana aburambika ku meza imbere yabo. Arangije arabwira ati babosi banjye ndabakunda, ariko n'aya mafaranga mureba nari nyakeneye, niyo mpamvu nayahawe, sinyasubiza inyuma nkayakira. Ariko nanone impamvu nayakiye kwari ukugira ngo mwebwe umuryango wanyu, yaba bosi, mabuja ndetse n'abana, mwese mbakure ku isi, mwese mbice mbarangize. Ariko nanone kuko mfite umutima w'ubumuntu, kuko ntaragira umutima wa kinyamaswa wo gufata umuntu ngo mwambure ubuzima, ntabwo ibi bintu nigeze mbikora. Ndetse njya no kwakira buno burozi, nari nzi neza ko kino kintu ntari bugikore. Ariko nanone bitewe nuko nari nkeneye amafaranga, nicyo cyatumye aya mafaranga nyakira, ndetse n'ubu burozi byose ndabizana. Ariko ibi mbiberetse kugira ngo mumenye yuko umuturanyi mubana nawe nta muturanyi umurimo. Nagira ngo mumenye yuko mubana n'impyisi zibihishemo, mugira ngo ni abantu, kumbe ni abantu bifuza yuko mupfa mwese mu kazi, mu muryango wose ukibagirana. Ibi mbikoze kugira ngo mumenye inshuti mubana nazo, ntabwo mbikoze kugira ngo uyu muntu wenda mwe mwamujyana mu mufunga ibiki n'ibiki, ahubwo mbikoze kugira ngo we mabuja ndetse na bosi mumenye inshuti mubana nazo. Mu by'ukuri bano babosi ntabwo ibintu bari kubyihanganira, kandi nawe ibi bintu ari wowe ubyumvishe ntabwo wabyihanganira. Bahise bagenda kuri wa muturanyi wohereje uburozi, watanze n'amafaranga, bahita bamuhamagariza polisi ihita iza kumutwara, ndetse batangira kumukurikirana. Baragenda bagera n'igihe cyo kumujyana mu rukiko, ariko noneho aza gushaka umwavoka. Abona umwavoka aragenda aramuburanira. Mu gihe ari gukatirwa imyaka 17, umwavoka yaramuburaniye akatirwa amezi 3. Nyuma y'amezi 3 uno murozi barongera baramufungura, agera hanze. Reka noneho rero nyuma y'amezi 3 azongera asohoke karitsiye yari atuyemo, bamwirukane bamuhahane, ahindure yimuke mu yindi karitsiye. Ageze muri ya karitsiye rero sasa noneho asanga ni naho wa mwavoka we atuye. Urumva yuko nyine wenda bari babaye inshuti, cyangwa se wenda sinzi nibo bari babaye inshuti, wenda ibyo ni ibyabo. Ariko nyine akifungurwa yahise yimuka aza gutura muri ya karitsiye wa mwavoka atuye. None uno mwavoka akaba afite umugabo we n'ubundi wikundira agacupa, kwa kundi nyine umugabo wenda aba yikundira urwagwa cyane, ugasanga izi nzoga wenda z'abasirimu zipfundikiye ntazikunda, ahubwo yo kwinywera urwagwa agasangira n'abandi, akumva nibyo bintu byiza nyine bimuhesha amahoro. Rero uyu mugabo nawe yari ari muri icyo cyiciro. Araza wa murozaza gutura muri ako karitsiye, ndetse akajya apima n'inzoga. Birangira wa mugabo wa mwavuka baje kumenyana, nawe ajyaza kunywera aho ngaho. Noneho birangira uno murozi n'ubundi ahaye uburozi uno mugabo w'uno mwavoka. Birangira uyu mugabo nawe apfuye, baramushyingura. Mwumve mu by'ukuri inyiturano y'abantu, mwumve yuko bano bantu b'inyamaswa, bano bantu babi nta bumuntu bagira, ndetse nta n'ikintu cyiza wabakuraho, utabakura neza ngo bibuke no kukwitura.
mu by'ukuri uno mwavoka nawe akimara kubona ibintu uno murozi amukoreye kandi yaramuburaniye mu gihe ari gukatirwa imyaka 17 bakamugabanyiriza bakamukatira amezi 3, mwumve mu by'ukuri ikintu yaje kumwitura. Iyi nkuru rero nyibabwiye kugira ngo ku bantu turi kumva na kino kiganiro ndetse no ku bantu bari inyuma y'uno mwicanyi waje guhemukira kano kana akisha urupfu rubi mu by'ukuri ndetse akakavoma n'amaraso tutazi ngo yagiye kuyakoresha iki. Niyo mpamvu nababwira ngo bavoka mujye mwitonda, ndetse namwe bacamanza mujye mwitonda, kuko hari n'igihe umuntu muba mubona yuko arengana ariko bitewe nuko ariko akazi kanyu ari ugushinja abantu ibyaha, bikarangira mu by'ukuri mumushinjije icyaha, kandi wenda mwagira hirya mwaza kuganira n'umwavoka we mukaza gusanga wa muntu yarenganaga. Kandi namwe bavoka nubwo akazi kanyu ari ukuburanira abantu bagahinduka bere, nagira ngo mbabwire yuko byibura mujye mubikora namwe mwibuka ko muri abantu, mujye mwibuka ko muri ababyeyi, igihe muri gukora igikorwa nk'iki ngiki mujye mushyiramo n'ubumuntu, ndetse nibinaba ngombwa muganire n'abacamanza, muganire n'abashinjacyaha ndetse n'abavoka, muganire muvuge muti nubwo aha hantu nta bimenyetso bihari bifatika, ariko uyu muntu byibura ikimenyetso kimwe gihari kirerekana yuko uyu muntu yaba arengana. Mu by'ukuri ugasanga wenda umuntu ayisha umuntu ndetse na kamera zihari, amashusho arahari, ariko akeneye umwavoka umukuraho cyaha. Ese mu by'ukuri koko ibi bintu nibyo, ibi bintu ni sawa? Rero mu makuru nagomeje kuvuga, mu byo nakomeje kubabwira, nuko uyu mugore muri kubona mu rukiko, uyu mugore umeze gutya, uyu mugore babyeyi mu mwitondere, uyu mugore bavoka muburanira abantu bakababere, uyu mugore mu mwitondere, kuko nasohoka nawe ashobora kuzagukora nk'ibyo uyu mwavoka wundi naje kubabwira yaje gukorerwa, ubwo yakorerwaga ubunyamaswa nk'ubu ngubu akabukorerwa n'umuntu yaburaniye akamusohora mu rukiko. Rero nshuti mudukurikira aho umerereye hose, ndabashimira ko tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, kandi nshima yuko mujya mufata umwanya mukabana natwe tukaganira ku biganiro bitandukanye, tukagira uburyo ki tugenda twungurana ibitekerezo mu mpande zombi zitandukanye. Rero uyu mugore mu by'ukuri, urukiko mu by'ukuri uyu munsi rwamuburanishije, ariko andi makuru turi buze kumenya niba wenda ruri bumurekure, niba ruri bumugire umwere, cyangwa se niba bari bumuhe tranijuru. Icyo turi buze kumenya icyo ari cyo cyose turi buze kukibageza, kuko ku Ivuko TV nicyo tuhabereye. Turi hano kugira ngo mumenye amakuru, kandi amakuru tubaha ntago ari ayo kugira ngo abakure umutima, cyangwa se n'abandi amakuru meza ntago ari kugira ngo muyumve museke. Ni amakuru kugira ngo tuyigireho tumenye ukuntu twitwara igihe turi muri rubanda, igihe turi mu bantu mu by'ukuri batari beza muri ubu buryo. Ya rero murakoze, reka nsoze ikiganiro cyanjye nshimira buri muntu wese wakoze subscribe ku Ivuko TV, ariko nibutsa nawe utarayikora kugira ngo uyikore, tujye turushaho kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ngiye rero twari kumwe na Rigard Kwizera. Ciao ciao, ndabakunda.